kwiga indimi z'igishinwa kuko nararebye mbona mu Rwanda igishinwa abantu benshi cyane ntabwo bakizi, kandi urwo rurimi rw'igishinwa ni ururimi tugomba gukoresha ku buryo n'isi yose izatureberaho. Niyo mpamvu urwo rurimi tugomba kurwubaha tukarwubahira, n'icyo tugomba kurukoresha kuko abashinwa barimo baratwitabira, barimo baraza mu Rwanda ari benshi. Nk'ubu ngubu tugomba gutangirana n'insuhuzanyo ya mwiriwe. Mwiriwe mu gishinwa ni ni hao, ni hao. Mwiriwe ni hao, wiriwe. Noneho ubwo ngubwo insuhuzanyo yindi ya kabiri, noneho tujya ku nsuhuzanyo ya kabiri ariyo wumva ngo amakuru yawe, ni haoma, ni haoma, ni haoma, amakuru yawe. Noneho ubwo ngubwo ukaba wagenda ukaba wabwira umuntu ngo tumaze igihe kirekire tutabonana, aribyo wumva mu cyongereza bavuga ngo long time is not see, tumaze igihe kirekire tutabonana. Ubwo ngubwo niko mu gishinwa how do you buja, ni mu gishinwa how do you buja, how do you buja, tumaze igihe kire tutabonana. Noneho sibye ko nyine mu cyongereza bajya baca umugani bavuga bati time is money, igihe ni amafaranga. Time is money, igihe ni amafaranga. Kandi bakanavuga mu gifaransa ati le temps passé ne reviendra jamais, igihe cyahise ntikigaruka. Nongere mbisubiremo, le temps passé ne reviendra jamais, igihe cyahise ntikigaruka. Bakongera bagaca umugani mu Giswahili nanone bavuga bati asiye kuhusu kubali mumeshindani. Nongere mbisubiremo, asiye kuhusu kubali mumeshindani. Ababiri batutire batongana umwe abayigiriza nkana. Reka twige ibijyanye n'igishinwa. Icyumweru bacyita shinchi cyangwa se chungwe, shinchi cyangwa se chungwe. Umunsi wa mbere w'icyumweru bawita shinchi yi, shinchi yi. Umunsi wa kabiri shinchi a, umunsi wa kabiri shinchi a, umunsi wa gatatu shinchi sa, umunsi wa gatatu shinchi sa, umunsi wa kane shinchi san, shinchi si, umunsi wa kane shinchi wu, umunsi wa gatanu shinchi ryo, umunsi wa gatandatu shinchi nchi, umunsi wa karindwi bawita ri. Uwo munsi wa karindwi bita ni, ubwo ni ri mu gishinwa bisobanura izuba, ari wo wumva uwo munsi bita izuba, ari wo munsi bita ri. Ubwo tugakomeza n'iminsi kubara mu gishinwa. Kubara mu gishinwa hari rimwe kugera kuri 12. Yi a si yi, katwongere dutangire yi a san si u rio chi. Ubwo reka tube duhagarariye aho ngaho, dukomeze tugenda tunabara. Reka nongere mbasubiriremo murebe neza uburyo bimeze kubara mu gishinwa. Yi a san u rio chi ba cyo shi shi yi shi a. Ubwo ni ukugera kuri 12. Noneho reka tujye ku mezi agize umwaka wacu mu gishinwa. Ubwo amezi agize umwaka wacu mu gishinwa turahera ku kwezi kwa mbere, aritwo muri ukwezi bakwita ye, ye mu gishinwa, ye, ye mu gishinwa. Ubwo turahera ku kwezi kwa mbere ariko bita ye, aye, saye, siye, uye, 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 uye. Uwo ni umunsi wa gatanu. Umunsi wa gatandatu riyo ye, riyo ye. Umunsi wa karindwi chiye. Umunsi wa munani baye. Umunsi wa cyenda juye. Umunsi wa 10 shiye. Umunsi wa 11 shiye. Umunsi wa 12 shiaye. Umunsi wa 12 shiaye. Umunsi wa 12 shiaye. Reka noneho twongere tujye ku muryango, family. Family
mu kinyarwanda babyita umuryango. Uburyo dushobora kwita papa mu gishinwa baravuga baba, baba, papa, baba. Noneho mama ari